bitekerezeho nawe, umuganga w'inzobere wubashywe mu mujyi wa Kigali, umuganga abagore benshi babuze urubyaro bizera ko ari we mutabazi wabo, uyu munsi ari mu gihome. Ari mu gihome ashinjwa ibyaha biremereye birimo icuruzwa ry'abantu n'ubutekamutwe bwo ku rwego rwo hejuru. Inzu y'ibanga yacumbikirwagamo abakobwa 7 batwitira abandi, inzara, iterabwoba ryo kwicwa ndetse n'amasezerano y'amamiliyoni yaje guhinduka amarira. Byagenze bite? Nirihe banga rikomeye ryavumbuwe ku itariki ya 29 Mata 2026. Ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru iteye ubwoba. Mbanje kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi twabateguriye inkuru icukumbuye, inkuru imaze igihe kirenga ibyumweru 2 ivugwa cyane hano mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru ireba Dr Semwaga Emmanuel, inzobere mu kuvura indwara z'abagore, wakoreraga mu bitaro byigenga hano i Kigali. Ubu ngubu bafunzwe kurikiranweho ibyaha bifitanye isano no gufasha imiryango yabuze urubyaro ariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kugira ngo twumve neza uburyo Dr Semwaga yisanze muri ibi bibazo, tugomba kubanza kumenya undi mugabo witwa Nsabimana Frederic. Icukumbura ryakozwe n'ikinyamakuru Igihe rigaragaza ko dosiye yose ya Dr Semwaga ishamikiye ku kigo cyigenga cyashinzwe n'uyu Nsabimana. Iki kigo cyari gifite inshingano imwe ikomeye: guhuza abantu babuze urubyaro, cyane cyane aba mu mahanga n'abakobwa bemera kubatwitira. Nsabimana rero ntiyagarukiye aho, yafashe inyubako ye ayihindura nk'ikigo cyangwa icumbi ry'ibanga. Muri iyo nyubako niho hazanwaga abakobwa bemeye gutwitira abandi. Gahunda yari uko nyuma yo guterwa insoro aba bakobwa bagombaga kuguma muri iyo nzu kugeza babyaye, batemerewe gusohoka uko bishakiye. Aya makuru yemeza ko muri iyo nyubako harimo abakobwa 7. Abakobwa bari bemeye gutwitira abantu batandukanye, barimo abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Tanzania ndetse no muri Uganda. Byumvikane ko ba nyiri abana batari bari mu Rwanda, ahubwo bohererezaga amafaranga Nsabimana ngo abakorere byose. Reka tuvuge ku mafaranga kuko ariyo ntandaro y'ibi byose. Bivugwa ko Nsabimana yari yarijeje buri mukobwa wemeye gutwitira undi akayabo ka miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri abo bakobwa yari amafaranga ashobora kubahindura ubuzima, ariko se byagenze bite? Nsabimana yabwiye aba bakobwa ko atabaha amafaranga yose icyarimwe, ahubwo ko bazajya bahabwa avance ya 1 miliyoni. Ariko nimwumva ubutekamutwe bwabayeho. Muri iyo 1 miliyoni yari yemereye buri mukobwa nka avance. Nsabimana yababwiye ko agomba gukatamo 500,000 yise komisiyo ye. Ntibyarangiriye aho, yakase mu nandi mafaranga 100,000 yo guha umugore we bwite witwa Mukahigiro Gerardine. Ahubwo murumva ko ubwo bari basiganye 400,000 muri avance ya miliyoni yabemereye. Uyu mugore rero ngo yagombaga guhembwa ayo mafaranga kugira ngo ajye yita kuri aba bakobwa aho bacumbikiwe. Muri yumvisha ukuntu umukobwa wemeye gutwita amezi 9 uburyo ashigaje amafaranga make cyane ugereranyije nayo yari yemerewe. Ubuzima bwo muri iyo nzu bwari bumeze bute rero? Biteye agahinda. Muri abakobwa uko ari 7, hari abari bamaze amezi 8 yose baba muri iyo nyubako. Amakuru yizewe yemeza ko batigeze bafatwa neza nk'uko babisezeranyijwe. Bicishijwe inzara ikabije, bahabwa amafaranga make cyane cyangwa ntibayahabwe, nyamara ba nyiri ugutwita cyangwa gutwitirwa abana cyangwa basabye ko babatwitira bari barishyuye Nsabimana amafaranga yose asabwa. Aha niho ubushinjacyaha buhera burega Nsabimana icyaha cyo gucuruza abantu no gufatirana abantu mu ntege nke zabo zirimo ubukene. Ibi ntibyari ubugiraneza, byari ubucuruzi bwungukira ku mibabaro y'abandi. Ibyo ntibyarangiriye aho ku nzara gusa. Abakobwa bamaze kubona ko ibyo bemerewe bitari gukorwa, batangiye kubaza Nsabimana ibibazo, bamusaba uburenganzira bwabo. Nsabimana mu kubasubiza aho kubaha ibyabo, yahisemo kubatera ubwoba. Yababwiye amagambo akomeye cyane avuga ko ashobora kubica atabakozeho.
mu gihe bakomeje kuvuga no gusakuza iki ni icyaha gikomeye cyo gukoresha ibikangisho cyangwa iterabwoba. Umugore w'Mukahigiro Gerardine nawe ntiyasigaye inyuma mu gukangisha abakobwa ibyo nyine, ubwo abakobwa bamubwiraga ko atari kubitaho nk'uko babyiyemeje. Yabasubije amagambo akomeretsa cyane, yarababwiye ngo gupfa kwabo ntacyo bimutwaye, ngo kuko n'itungo rye ryapfuye ariko ubuzima bugakomeza. Aya magambo yerekana agasuzuguro kenshi n'uburyo aba bakobwa bafatwaga nk'ikintu cyangwa inyamaswa aho gufatwa nk'abantu bari gukora igikorwa gikomeye cyo gutwitira abandi. Hano niho hantu rero abantu benshi bibaza bati, Dr Semwaga umuganga w'icyubahiro yaje gute kwivanga muri ubucuruzi bw'abantu? Reka tubanze twumve neza iby'ubuvuzi bwakorerwaga aba bakobwa. Amakuru avuga ko aba bakobwa batavurirwaga mu bitaro bisanzwe, baterwaga inshinge mu rugo rwa Nsabimana bagahabwa n'indi miti ari aho bari. Nsabimana yisobanuye avuga ko hari ivuriro ryamwoherezaga umuganga w'inzobere, no kuvuga umuspecialiste, akaba ari we ubaha imiti. Byageze abakobwa inzara ibarenga, babona ko ubuzima bwabo n'ubw'abana batwite buri mu kaga, bafata umwanzuro wo gutanga ikirego mu buyobozi. Bamenyesheje inzego za leta uko babayeho. Tariki ya 29 Mata 2026 nibwo inzego za leta zageze muri urwo rugo rwa Nsabimana. Zihageze zasanze abakobwa 5 muri bo batwite inda zikuze, naho abandi 2 bari bategereje gushyirwamo insoro. Abayobozi b'inzego z'ibanze bo babajijwe niba bari bazi iby'inzu y'ibanga, bavuga ko ntabyo bigeze bamenya. Ibi byahise byongerera Nsabimana ikindi cyaha, gufata no gufunga abantu binyuranyije n'amategeko. Uko Dr Semwaga rero yinjiye mu kibazo. Dr Semwaga yari amaze imyaka 8 afasha ababuze urubyaro. We na Nsabimana bari basanzwe baziranye kuko uyu muganga yari yarafashe umuvandimwe wa Nsabimana kubyara. Iyi mikoranire yatumye byoroha ko bakorana kuri gahunda y'abakobwa barindwi. Dr Semwaga ubakurikiranweho ibyaha bemereye cyane 3. Icyambere ni uguhimba inyandiko, guhindura inyandiko no gukoresha inyandiko mpimbano. Icya kabiri ni ukutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Icya gatatu ari ukubikitso ku cyaha cy'icuruzwa ry'abantu. Ubushinjacyaha bumushinja ko yemeye gutera insoro mu nda z'aba bakobwa, nyamara ba nyirabana, no kuvuga abashakaga gutwitirwa badahari. Ibi binyuranyije cyane n'ibiteganywa n'itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda. Nsabimana yireguye avuga ko afite icyemezo kimuha ububasha bwo guhagararira abo babyeyi, kuko babaga mu mahanga bitabashobokera ko baza mu Rwanda gukurikirana buri munsi ubuvuzi. Ahantu hakomeye cyane muri dosiye ya Dr Semwaga ni ku bijyanye n'amafaranga ndetse na codes. Bivugwa ko Dr Semwaga yagiye yoherereza Nsabimana amafaranga ari mu miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bubona ibi nk'ibimenyetso by'uko uyu muganga yari umufatanyabikorwa mu bucuruzi, no kuvuga business partner. Ubaza buti, niba muganga atari afite inyungu bwite mu bikorwa bya Nsabimana, kuki yamuha amafaranga yo gufasha abakobwa aho kubaha ubuvuzi gusa nk'umuganga wabigize umwuga? Dr Semwaga yiregura avuga ko ziriya miliyoni 3 yari yoherereje Nsabimana nk'inguzanyo, ngo kuko Nsabimana yari yamubwiye ko ababyeyi bo mu mahanga batinze kohereza abakobwa amafaranga yo guhaha, bityo ngo muganga atanga amafaranga kugira ngo abakobwa n'abana batwite batagirwaho ingaruka n'inzara. Muganga navuga ko Nsabimana yaje kumwishyura ayo mafaranga yose, ariko ni makuru avuguza muganga, avuga ko abakobwa ubwabo bamenyesheje Dr Semwaga ibibazo bafite byo kwimwa amafaranga ariko ntagire icyo abafasha. Ku bijyanye n'inyandiko mpimbano, Dr Semwaga ashinjwa ko yahaye abana bari mu nda
z'aba bakobwa, amakode cyangwa imibare ibaranga, ibijyanye n'abantu basabye gutwitirwa baba mu mahanga kandi batarigeze bahura n'abo bakobwa. Ibi byose akabyitirira ibitaro yakoreraga. Dr. Semwaga yisobanura avuga ko izo kode yazitanze mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo atazitiranya abana igihe bazaba bavutse, kandi ko ngo ibyo abakora mu rwego rw'ubuvuzi barabyemerewe. Tariki ya 26 Gicurasi 2026 ibintu byarakomeye. Dr. Semwaga, umugore wa Nsabimana ariwe Mukahigiro Gerardine na Nsabimana ubwe bose bitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, basabye ko bafungurwa by'agateganyo batanga impamvu zitandukanye. Bavuze ko batazatoroka ubutabera, bavuga ko batazabangamira iperereza, bavuga ko bashaka kurekurwa kugira ngo bajye kwita kuri ba bakobwa bari hafi kubyara. Dr. Semwaga we yari yanemeye gutanga ingwate y'amafaranga angana na miliyoni 20. Hari ku rukiko rwateye utwatsi ubusabe bwabo, rwanzuye ko bose uko ari batatu bagomba gukomeza gufungwa by'agateganyo muri gereza kuko ibyaha baregwa ari ibyaha bikomeye kandi biremereye. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibi byaha tugomba kureba icyo amategeko y'u Rwanda avuga. Tariki ya 18 Nzeri 2025 mu Rwanda hasohotse itegeko rishya rigenga serivisi z'ubuvuzi, rikubiyemo ingingo zikomeye cyane ku bijyanye no gutwitira undi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Iri tegeko risobanutse neza cyane. Icya mbere, imyaka y'utwitira undi. Umukobwa cyangwa umugore wemerewe gutwitira undi agomba kuba atari munsi y'imyaka 21 ariko ntabarengeje imyaka 40. Ushaka gutanga intanga agomba kuba afite hagati y'imyaka 18 na 20. Nako ushaka gutanga intanga afite hagati y'imyaka 18 na 20 asabwa kwandikira Minisitiri w'Ubuzima agatanga impamvu zumvikana, akaba ari umwemerera mu nyandiko. Icya kabiri, ubuzima. Uwemeye gutwita agomba kubanza gukorerwa isuzuma ryuzuye ry'indwara n'ibijyanye n'imyororokere, ibyo bita full medical check-up, rikagaragaza ko nta kibazo cy'ubuzima na kimwe afite. Icya gatatu, amasezerano. Hagomba kubaho amasezerano yanditse yemeranyijweho n'usaba gutwitirwa ndetse n'uzamutwitira. Ayo masezerano agomba gukorerwa imbere ya noteri mbere y'uko ubuvuzi butangira na gato. Muri iyi dosiye ya Nsabimana ibi ntibyakozwe kuko ababyeyi bari mu mahanga. Icya kane ni icyemezo cya muganga. Usaba gutwitirwa nawe agomba kuba afite icyemezo yahawe na muganga w'inzobere kigaragaza ko ubwe adashobora gutwita cyangwa kubyara, cyangwa ko aramutse atwise byashyira ubuzima bwe n'ubwo mwana mu kaga. Ibihano rero biremereye. Iri tegeko ntirijenjeka, rihana umuganga uwo ari we wese ushyira insoro cyangwa intanga mu myanya myibarukiro y'umugore utujuje imyaka isabwa, cyangwa umuganga ushyiramo intanga z'abantu batazwi imyirondoro yabo, abahuza intanga z'abantu bafitanye isano y'ubuvandimwe, cyangwa uzohereza cyangwa uzitumiza mu mahanga binyuranyije n'amategeko. Rihana kandi ukora ibagamije guhindura utunyangingo tw'umuntu, cyo bita genetic modification mu ndimi z'amahanga, cyangwa guhitamo igitsina cy'umwana uzavuka. Ibihano bijyana n'uburemere bw'icyaha. Igihano gito giteganywa n'iri tegeko ni igifungo cy'amezi 6 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho igihano kinini ari nacyo gishobora kugera kuri Nsabimana na Dr. Semwaga baramutse bahamijwe ibyaha ni igifungo cy'imyaka 25 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Bibyongeraho no guhagarikirwa gukora akazi k'ubuvuzi mu bihe bitandukanye. Nshuti bakunze rero ba Pilot Rwanda, iyi nkuru ya Dr. Semwaga na Nsabimana itweretse ukuntu uburyo ubwiza
bwashyiriweho gufasha imiryango yabuze urubyaro bushobora guhinduka isoko y'ubucuruzi bw'amagendo, iterabwoba ndetse n'icuruzwa ry'abantu iyo amategeko atubahirijwe. Abakobwa 7 binjiye muri iyi nzu bizeye miliyoni 5 basohotsemo barwaye inzara, barateye ubwoba bakoreshejwe nk'ibikoresho. Mwebwe se murabona mute iby'uru rubanza rukomeje kuvugisha abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese murabona koko Dr Semwaga ari umufatanyacyaha wa Nsabimana cyangwa yarenganye yashakaga gusa gukiza abana bari mu nda nk'uko abivuga? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu muri comment hano hasi kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5. Niba rero ukunze uburyo tubagezaho amakuru cyangwa tuyacukumbura, kora subscribe kandi like, unayisangize abandi kugira ngo ukuri kugere kure. Nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda, turasubira mu yindi nkuru ishyushye mu kanya. Murakoze cyane.